bitewe n'iki? nigeze kugwa muri koma. Uri kuri stage? Oya, ntarajya kuri stage, mara isaha n'iminota 15 ndi muri koma. Byari biturutse kuki? Hari akaboro twari duharaye iwawe washyiraga mu tanka runaka kazamo urwagwa rw'umwimerere ruriya rwagwa kuriya kuntu utabashije gukontorora. Ubona bitarakubujije amahirwe menshi yo gukomeza umuziki wawe. Ubu ngubu nageze kure cyane, kuko icyo gihe ndibuka wari ufite izina rikomeye hano mu mujyi wa Musanze. Sinzi nimba wibuka, hari igihe twigeze guhurira hariya kuri Virunga, ndakubwira ati nkora video gutya na gutya nifuza kuzagukorera. Urabyibuka? Ndabyibuka cyane. Uvuga ibyongereza n'ibifaransa gusa. Hai kazi bakunzi ba MSA Plus. Nk'ibisanzwe amazina ni Abuba Mzazi kama kawaida. I'm your host. Today ndi kumwe n'umwe mu basore bafite inararibonye muri uyu muziki wa Musanze, bagiye bawukurikiranira hafi, bagiye bawubamo. My brother, he is my big brother. Ntago rero nashirika ikinyabupfura cyo kugira ngo mvuge mukuru wanjye mu izina, ahubwo we yaza ari kubibwira. Mbere yuko mbibwira, usko nubwo ndi grandfather wawe ntari nzi ko witwa kama kawaida. Actually kama kawaida, Abuba Mzazi, izina Mzazi narikuye ku mutipe nemeraga bya hatari. We rero iyo yakoraga introduction, ako kantu kama kawaida, mbese niko kuvuga ni nk'ibisanzwe. Byari bica ni nk'ibisanzwe. Nawe rero yajyaga gukora introduction, yajyaga kuvuga ati leo tuko na Mzazi William T. William T, ndamubona William T wo muri Kenya. The guy nakuze ari umuntu ewane nemera cyane, kandi na n'ubu ngubu aracyabikora, ahubwo sinzi ukuntu byamugendekeye. Ntago William T ndamubona muri video y'indirimbo ya Hussein Machozi bita kwa jiri yako. Akora kuri Citizen, kuri radio, kuri TV, kuri Mambo Mseto. Akora muri Mambo Mseto, ni ikiganiro gica kuri Citizen. Rero ni hiryo zina ryavuye. Nanjye imite kubitaho, imite mugatini Abuba Mzazi. Sibyo ko Mzazi byaranankurikiranye kabisa. Ariko nge ndarimbizi, mbikubajije nyine ngira ngo mbarize nka public ikurikiye, bumva ijambo nk'iryo riza ntibamenye icyo risobanura. Hari n'uwakumva ari ryiza akaba yarikoresha, niwe mbarije. Nabo bazarikoresha ntare kama kawa, ntabwo zabajyana muri rip. Reka nanjye ntabwo William T yari yahaza kunjyana. Bazaryite kabisa. The Tank, amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza. Duherukana muri The Tank House, ari ahaboro nkunda kuza kuhahagarara. Barimo abahungu bafite ibitekerezo byinshi, kandi ubona nyine ko bishima muri The Tank House kabisa. Byatari muri The Tank House, man, nanjye na ahantu nshakira definition nkayibura tu. Na ahantu usanga abantu baganira neza, abantu usanga bishimye, batanga ibitekerezo biryoshye, man, ku buryo noneho ikirenzeho ubusanga harimo umuntu ufite amafaranga n'utayafite wundi wo hasi, agahurira muri iyo muza. Iki kintu kirarenze bya hatari, man, kandi ugasanga ubusabane buhari, man, bose ubona bameze nk'abari byadanje. Njya nkunda kuhagera cyane, abahungu ukumva nk'umujama ageze muri Musanze ati twigire muri The Tank House. The Tank House haba harimo abatipe nyine vibration ihari, nta mutima mubi buhari. Umukene bose baba bari kunywera ahantu hamwe. Nkuko wabivuze rero, nitwa The Tank,
ni naho The Tank House byavuye, ni The Tank House. nkaba ndi founder wa The Tank House. Ubwo urumva The Tank House yavutse yabyawe na The Tank, ari mu izina rya The Tank. Ahubwo Tank ibaze ko mbere nkibona icyapa cya The Tank House nari nzi ko ari tanka ya indi ya matanka bajya nyine yara matanka njya mbona hari akaboro twari duharaye iwawe washyiraga mu tanka runaka kazamo urwagwa rw'umwimerere ruriya rwagwa kuriya kuntu rwavuga muri iriya tanka nyine iriya tanka ruba rurimo numvaga ko ariho havuyeho The Tank House. The Tank tanka iri zina rya The Tank narifashe mu 2008. Ari umunyamahanga n'umwera wigeze gufata ifoto yanjye ayipostinga kuri Facebook yandikaho ngo Frank The Tank. Nyuma nkajya ntekereza nkavuga ariko aka kazina sikeza birangira nyine ndifashe The Tank. Ndagashimusi. Yeah. Ndifata gutyo. The Tank. Yeah man. Uri umwe mu bahoze ari abahanzi sinzi nimba ubungubu uracyajya kuri microphone ugaflowing. Oya ntabwo mbiheruka ariko once a soldier always a commando. Ni iki cyaguciye intege kugira ngo ureke gukomeza umuziki wawe? Mu bintu navuga byanciye intege icyambere ko twakoraga dufite groupe Soldier P twakoranaga ntago yagize passion cyane y'umuziki ko yarafite kandi kaza akora ku ruhande yagucinege akabona inyungu akura muri ka kazi ko ku ruhande nizo mu muziki birahabanye kandi umuziki uramusaba igihe kirekire kimubuza gukora ka kazi gasanzwe. Acika intege bivamo nanjye mbona ntazashobora kubikora njyenyine ngenda acika intege gutyo. No kuvuga ngo we passion yawe yapfiriye mu ya Soldier P. Niko avuga niko nabivuga. Ubwo ntago ari passion. Yari passion ariko na nyuma yaho nabwo icyatumye ncika intege cyane mu muziki naje gutinya kwamamara. Naje gutinya fame. Bitewe n'iki? Nigeze kugwa muri koma. Uri kuri stage? Oya ntarajya kuri stage. Mara isaha n'iminota 15 ndi muri koma. Byari biturutse kuke? Ni concert twagiyemo i Buganda twatumiwe. Man icyo kunywa kiba cyinshi cyane kandi ntaho umuntu yagicikira. Okay. Kibaye cyinshi burano ko abantu batazi icyo kunywa ukuntu ari kibi. Man iyo unyweye inzoga nyinshi ari ukuntu zafekta ubwonko oxygene ijya ku bwonko ikaba nkeya. Noneho iyo ibaye nkeya umutima utera gake. Nuko byagenze urumva icyo kunywa cyabaye cyinshi oxygene mu mutwe iba nkeya umutima utera gake ngo muri koma. Muri The Tank House iri kubakubita zira doze ujye ubabwira ati nyabuna mugera ahantu mugarukira dore inzoga ntabwo ari sawa. Ngira ngo ukunda kubibona ndimo ndashwana n'abakiriya iyo utangiye kuvuga amagambo numva aterekeranye mpita menya ko wasinze. Nkuru rugamba rushoboka rwose ngo mbone utakira aho ngaho kandi menye making sure ko wageze mu buriri waryamye. Ibyo birashoboka cyane kuko n'uburyo uri igisore ntago byo bwabyo ubwira umuntu ati sohoka hanze akabyumva yihuse. Mbere mu ntangiriro bigitangira hari abajyaga barakara ngo ndamwirukanye muvanye mu bandi bantu wenda kumva ko ari nko kumusuzugura ariko mu gitondo nabyuka kaza kambwira ati man wakoze kabisa uri umuntu w'umugabo atahubwo fata rimwe ubunyweye. Nyine ubwo gahoro bagenda basobanukirwa imwe. The Tank House ukimara kuva muri koma udecidinga guhita uva muri kariyeri? Ntago nahise nyivamo ko nari nkikunze cyane urumva nkiri mutoya ngifite imyaka 20 numva ngifite urwo rukundo rwayo ariko byanteye ubwoba kuko uwo munsi ndi muri koma ntanguka nyivamo abantu twari kumwe baraje barampobera mani barira ngiye ntago nari mbizi ndabaza se ko muri kurira byagenze bite barambwira ngo wari wapfuye ngo ni wanyu twe twamaze kubabwira ko wapfuye. Ndagenda ndicara nditekerezaho ndavuga ni kwere mu rugo baragiye kumva ngo napfuye bumvisha ko napfuye umurambo bari kuwukura i Buganda bawuzana mu Rwanda nkarusha famille
numva nyine binkoze ku mutima kandi icyari cyatumye nabwo n'izo nzoga nyinshi byatewe na fame. urumva abantu barazaga bakakugurira icyo kunywa nk'aya meza ukabona bayujuje ibyo kunywa kumva araje ati ni runaka, bakakwereka nk'umukire hariya ati niwe ubisengereye niwe ubiguze, wanywa gakeya abagande bakaza bati mwana bati wowe ubwo utanywa wazadushimisha gute se? ni ukuvuga ngo habayeho inzoga nazo zabaye inzitizi kugira ngo kariyeri yawe ikomeze. Ni benshi cyane bibaho mu Rwanda bagisa nabo ibintu nk'ibyo byarabaye. Wowe wumva kuba n'icyo kintu cyarabayeho utabashije gukontorora, ubona bitaragutangiye bitarakubujije amahirwe menshi yo gukomeza umuziki wawe ubu ngubu unageze kure cyane, kuko icyo gihe ndibuka wari ufite izina rikomeye hano mu mujyi wa Musanze. Sinzi nimba wibuka hari igihe twigeze guhurira hariya kuri Virunga ndakubwira ati nkora video gutya na gutya nifuza kuzagukorera. Urabyibuka? Ndabyibuka cyane. Uvuga ibyongereza n'ibifaransa gusa. Ndavuga ati umujene nabwo ni Sister Jamie wari uvuze ati dore mutipe nawe n'umuhanzi ko yarabizi ko naje gukora promotion Musanze kugira ngo tujye dukorana video, arakunyereka. Icyo gihe wabaga no muri Kenya, ni muri Kenya wari uvuye? Ni muri Kenya. Kiriya gihe rero byari kugorana ko dukorana video kuko nari mfite team y'abantu bo muri Hollywood bankoreraga ama video. Nari maze gufata indi ntambwe. Hari naho nageze mva mu muziki nkatangira kujya nicuza nabiviriyemo iki, ariko kimwe mu bintu nakuze ari umugranferi wanjye witwa Abdu, niwe twajyaga tuganira kera nkiri umupeti ngifite n'imyaka mike nka 10 n'ingahe, akavuga ati mu buzima bwawe ntuzigere uvuga uti si j'avais ati iyo mbimenya, ati ryo ni ijambo ubundi umuntu umugabo yakagombye kwirinda mu kanwa kawe, twera ko ikintu cyose kibaye haba hari impamvu itumye kiba, kandi bari impamvu nziza ntago bari impamvu mbi. Ati kabone n'ubwo wabona ubuze ibintu birenze haba hari impamvu itumye ubiburaho, ntukavuga ngo iyo mbimenya. Nyine nuko byagombaga kugenda. Turaza kuza kugaruka kuri iyo video abo muri Hollywood bagukoreye. Ndagira ngo ubanze umbwire ngeza ku munsi wa nyuma udecidinga kutongera gusubira muri studio gukora. Ntago icyemezo cyaje gute? Nyuma y'izo ntuza zose zinzoga no kujya muri koma n'uwo mutipe kuva muri genge yawe, byaje gute ku munsi wa nyuma uvuga ati sinsubira muri studio? Sinakubwira ngo byaje bite, ariko nyine urumva nyimara gutandukana na Soulja P ko iyo umaranye n'umuntu igihe kirekire muba muziranye, côté faible côté fort, ubwiza buri kimwe cyose muba muziranye. Twari tumeze nk'abantu bakingana ku buryo no kuri flow ntitwaga turi muri studio turirimba, hari aho byageraga umwuka waba mukeya akahita bimenya ko wabaye muke akaba yakwakiriramo. Yari umuntu twahuzaga fo sana. Akimara kugenda rero natangiye kubona ko urugendo rugiye kumbera rurerure ntazarubasha nduri wenyine, ugira ubwoba. Ngira ubwoba. Gwenda niba hari naho nabaga ngiye gucika intege akampushinga, cyangwa yabagiye gucika intege nkamupushinga, iyo support yatangiye kubura. Ubona ko urugendo ari rurerure ngiye gukora ngenyine, nta wundi muntu mbona hafi yanjye nabwira, ntangira kugira ubwoba. Ngize ubwoba nibwo natangiye gukora gake, indirimbo imwe mu mezi 6, indirimbo imwe mu myaka 3, ugenda ugabanya nurunza kwiretruva n'ikibuga turimo gihindutse kurusha twabagamo. Urumva kibaye digital. Usibye ko n'umuziki w'icyo gihe nawo warugoranye kuwukora, nta mafaranga wubagamo, n'ibihangano ntiwamenya ngo urabishira hehe. Byari bigoranye, social media zari ziri hasi cyane ku buryo uwagushakaga kureba ni kuri radio, ni kukumva kuri radio, kubona kuri noza bigoranye. None urumva nibyo rero mbona kubwira, nza gushiduka ikibuga gihindutse. Urumva haje YouTube, washyira indirimbo kuri YouTube ugasanga igize views 100, ukumva nyine ko kame
wa failings niko wabyumvaga urumva ya support nakubwiye ya Sojapi yo kuvuga ati pushinga man unyure muri iyi nguni wenda biriyongera irabura nayo nciduka ncitse intege gutyo. Okay, usibye ko nyine wacitse intege vuba, ese urateganya tena kongera kugaruka muri game ya music? Game kugaruka njya mbitekereza, ariko nabwo ngarutse nakora nka album nk'imwe and then ngakora nk'igitaramo nk'ibiganiro bisezeranye intego officiel mu muziki, kuko ubu nubwo mvuga ko nawuvuyemo nta kintu nigeze nkora kibwira abantu ko ngiye burundu uvuyemo, ariko nabwo ndamutse nkuvuyemo kuri Mike ntago navamo gutyo ko wava mu ruganda ushobora kureka kuririmba ariko ugasupportinga abaririmbyi. Yes, ariko ikintu kimbamo cyane ni ukumanaging management nk'abantu batari benshi nk'umwe cyangwa se nka babiri ngashyiramo imbaraga zose mfite hakagira ikivamo. Ku cyumweru dufite amarushanwa ya Ndi Impano, tuzajya tubona impano, uzabona impano yo kumanaginga hariya uzari umwana wakunyuze ubona wabyaza umusaruro nawe mu managing. Urakoze ntabwo bivugiye ubusa, buriya birahari, Imana yayiteguye iyo nzira buriya. Ikindi The Tank, uratekereza iki ku muziki wa Musanze uyu munsi? Ndagira ngo tuvugane kuri uyu munsi, umuziki wa Musanze urawubona ute? Umuziki wa Musanze ni mwiza. Hari ibihangano byinshi bigenda bihava byiza, ugasanga abahanzi b'Umusanze barazwi n'abantu benshi batandukanye ku ma social networks, kuri YouTube ugasanga indirimbo zararebwe cyane, ariko sinzi ikintu gituma hataba ikintu nyine kiboostinga ngo wumve bibaye nk'ibisakuje nk'indirimbo y'umuhanzi w'Umusanze usange abantu bose irabakubise ku mutima irabafashe. Ntago nzi kibura. Hari bamwe mu banyamakuru b'i Kigali njya mfollowinga ku mbuga nkoranyambaga, njya kubona nkabona aranditse ati industry y'Umusanze izahora iri hasi cyane. Ubona biterwa n'iki? Wenda nshobora kuvuga ko ubumwe bw'abahanzi b'Umusanze ushobora kuba buri hasi, n'imikorere yabo nayo ikaba iri hasi, kandi bakaba bashobora kuba ari abantu badakunda kuba bakwicara ngo bige. Niba wabonye hari nk'akantu yakoze kagakwiye kongerwamo ikintu, wamugira nk'iyo nama ukabona biba bigoranye. Aho rero iyo udashaka kwicara ngo ujye hasi wige, gutera imbere biba bigoye. Ubona ute? Okay, hari ikibazo cy'abahanzi, urabona nko mu muziki wa Kigali ubu usanga abahanzi umwe asohora indirimbo uyu munsi, undi ejo bundi, undi amalbumu iki, ariko mu muziki wa Musanze biragoranye cyane kubona nk'indirimbo y'umuhanzi uyu munsi, byibura kadushyiremo intervale y'icyumweru, icyumweru gitaha uzabona undi muhanzi yakoze, tena dushyiremo ukwezi gutaha tubona undi muhanzi yakoze. Ese ibyo ngibyo ubona biterwa ubushobozi mu bahanzi ni buke? Ko n'amastudio hano Musanze hari ibikoresho byinshi, hari amastudio meza, hari n'abaproducer beza ku rwego rwa Musanze, ku buryo bashobora kuba bakora ibintu bikava ni Musanze bikajya n'ahandi. Ariko njye ndicara nkibaza ikibazo bafite abahanzi ubundi ni iki? Urakoze, bigiye guhita bingarutsa mu gihe nakoraga umuziki. Urumva ngikora umuziki nakoze indirimbo man zirakundwa ku kigero cyo hejuru, bigera naho abantu bamwe bo muri famille yanjye bumvaga bamfasha nkawukora professionnellement. Ndabyibuka hari umwe mu bantu bo muri famille yigeze kumpuza n'undi muntu nawe muri famille ukora business y'ibintu by'ibyuma byo gusudira ama design. Aramubwira ati uyu mwana afite impano, afite na potential, mumufashe uwo muziki we uvemo ikintu gikomeye.
aramubaza se twamufasha gute, aramubwira ati mumuha amafaranga mu musapotinga ko amafaranga niyo nyine yamugeza kure yakora mu muziki. uwo mugabo ahita amusubiza ngo ngo aganje gagwaga ku cuma agega gucuma umugabo amafaranga agura ibyuma kugira sudira kandi yari umuntu mu bushobozi yari afite gukuramo make akamfasha ntibyari kugorana. Urumva rero abahanzi b'Musanze benshi bazira ubushobozi. Usanga hari abantu bafite impano nk'urugero ndabutanga kuri The Bless na Frankie, ziriya zari impano ziri gold hano Musanze, baracyana hari bavuga ko bakora barakora pure gold, ariko abaterankunga barabuze. Hari abantu ntago mpakanye ko bahari Musanze, hari abantu bafasha umuziki bashobora kuba yaza agafata umuhanzi akamushoramo akamubyazamo impano, ariko ntago abahanzi bagira amahirwe yo guhura nabo. Ariko nanjye sindahura nabo, gusa ndabizi ko bahari. Ubwo biri mu bintu byagiye bidindiza kariyeri ya hano. Kuri uyu munsi uvuze The Bless na Frankie, nibuka ko nabo bari mu bantu bakora bino bitaramo binini kandi bitanga n'amafaranga. Kandi turi ku kibazo waravuze ngo abahanzi bafite ikibazo cy'ubushobozi, ariko barakora bakishyurwa amafaranga meza, ariko still n'ubundi tukabategereza mu bikorwa baba bakoresheje muri ayo mafaranga mu muziki tukabibura. Ese ubona urukumva icyo ari cyo kibazo bafite, cyangwa ikibazo ahubwo bafite ni ikindi kibazo gihari? Neza ubwo amafaranga meza bahembwa nangahe? Ibyo byose iyo wagiye kuri stage yo kwita izina hari amafaranga runaka umuntu atakubariramo, uri muri magana. Uko biri kose na kandi audio ni 40. Audio ya 40 se ubwo iracyabarwa ku muziki aho ugeze? N'ubundi bakore nka The Bless akorera imiziki hano Musanze, kandi ninahe Musanze hari aba producer b'abahanga. None se hari indirimbo nyinshi ziri kuva i Musanze zigahitinga? Zirahari imwe mu jana. Ariko nanone ukibuka ko bakuze babaye abantu b'abagabo bafite abana bakeneye. None nadakora icyo gitaramo azagisubiramo. Nyine urumva ikibazo gihari cyose mu bushobozi. Ntabwo umuntu yaguhamagana ntarimo, nta video irimo, ariko audio irimo. Audio yo irimo, ariko kuri iki gihe audio nta kintu kimaze kuri iki gihe. Iyo yafashe rimwe kabiri uba wateranya ukagira icyo ukora neza. Ubwo amafaranga yaza rimwe mu mwaka, uwaguha na miliyoni 10 mu mwaka, uziko undi utasanga ukizifite. Yego birashoboka bitewe na management yawe n'uburyo ukoreshamo amafaranga, ariko ikintu cyabaye passion ukora buri kimwe kugira ngo icyo kintu ube wakivunikira nyine kugira ngo kizagufasha. None ko ayo mafaranga yahabwa kubera ko ari The Bless uretse kuba tumuzi muri studio, wari kumumenya, hari ikindi kintu wari kumumenyeraho? Ibyo nibyo twatekereza, ariko nanone burya kugira ngo umuntu abeho umunsi ku munsi haba hakenewe ibintu byinshi cyane. Ibica intege, ibikuha courage, ibiki ibyo byose biba birwana iteka ryose. Kandi umunyarwanda niwe yageze kuvuga ngo umuntu ananira umugira inama ntananira umushuka. Donc muri kamere ya kimuntu uko duteye, ibiduca intege bigira impact ndende, nibyo duha agaciro. Ibiduca intege bigira impact nini ku buzima kurusha bya bindi biduteza imbere. Usanga rero ahanini biri mu bintu byabise making sure 100% ko bituma impano zitagera ku giti cyanjye. Ntago mbona ko ikibazo cyane ari ubushobozi, ahubwo n'ikibazo bafite nabo ubwabo abenshi nabanebwe muri bo, kubera ko amastudio yarahari, amastudio na inshuti zabo. Ntago umuziki ntago ukorwa n'amafaranga. Umuziki ahanini ntago buri service yose wayigura mu muziki ngo uzabone amafaranga utanze. Nabo ubwabo ari aba producer baba bapfa ubusa, ari abahanzi bagapfa ubusa, kandi bakagombye kwegerana akavuga bati kadukore, urumva dupushing, urumva bakagira amasezerano, bakagira uko bakorana.
ariko ntabwo ikibazo mbona ari ubushobozi beta. Ibyo uvuze nabyo ndabyemera ahubwo se ikibazo umuntu yasigara yibaza ni nk'ihurizo nyine ubwo risa riza mu mutwe wanyu. Hakorwa iki kugira ngo bapushingwe bongere igihari ni uko bahindura imyumvire, ahubwo ni uko bahindura imyumvire. Ejo bundi Fizo yambwiye ko yakoze indirimbo 30. Indirimbo 30 ndangiza ndamubaza ni se uru ruganda rwa muzika rwahangaye Musanze izo ndirimbo 30 urabona uzagaruza iki ko wowe wenda utajya no kuri za stage nine uvuga ati ntago Fizo ndamubona kuri za stage, kandi urumva umuntu wakoze indirimbo 30 aba rizavinga icyo kintu. Nabone urabona uzagaruza ayo mafaranga gute ukoze izo ndirimbo zose? Se promotion yazo kwanza yo ufite backup, ufite uburyo uzakora kugira ngo abanyamusanze bazumve. We ambwira ko abanyakenya aribo bumva imiziki ye, nawe ambwira ati se nimba abanyakenya bumva imiziki yawe concert kandi uzikorera hano, umunyamusanze we urukumva ni ukeneye ngaza kurebe, ariko abukeneye ngo abo ubona bakumva ari abo hirya. Icyo gihe haba harimo ikibazo gikomeye, kubera ko turi gukorera ahangaha i Musanze, turi gukorera abanyamusanze, ibyo dukora byose ni by'abanyamusanze. None urambwira ukuntu nukora igitaramo ukabura abantu ngo ufite public yo hirya. Ntatandukiriye cyane mu ikiganiro turi kugirana, harimo ikibazo cy'imyumvire muri industry. Abahanzi cyangwa se bakagombye kurebaho bakabifatira intuza icyemezo, bakora nabo ubwabo nk'uko wabivuze uri gutangira ati supporting, ntago nabo ubwabo basupportingana. Kandi koko ariko umuziki wo ntugira imipaka. Birashoboka koko ko wakora umuziki ugasanga umuntu wa hano i Musanze ntabwo awukunze, wenda bitewe nuko injyana arimo batayikunze ugakundwa ahandi. Ibyo ntabwo byaba ari ikibazo, kandi ntabwo byagakwiye kuba byaca umuntu intege zo gukomeza gukora. Ahubwo niba yamaze kumenya public ye ahantu iri, niyiga iryo soko, amenya ati iyi public niba ariyo muri Kenya ndagerayo gute, bambone gute, ndakora iki kugira ngo mbahe ibyo bintu bashaka, ahubwo noneho biyongere. Ko bashobora kuzatuma babantu niba babikunze, bishobora kuzatuma ba muntu wa hano agaruka nawe akavuga ati reka numve uyu mwana wa hano tutumvise icyo afite, ugasanga hari icyo bihinduye. Urugero, hari umugabo wari inshuti yanjye wo muri Haiti, yigeze kuza mu Rwanda turaganira, ndamaza se muri Haiti mujya mwumva umuziki wo muri Afrika? Arambwira ati muri Haiti ntago tumva cyane, atariko nigeze gutembera muri Jamaica nsanga bumva umuziki wo muri Afrika cyane. Ati nsanga umuntu bita Radio na Wizo Ewan, ushobora kuva hano ukatembera ukagera nka Rubavu, aribo wumvishe cyane kurusha n'abajamaika bo ubwabo. Urumva umuziki ntugira imipaka hari hose wagera. Ahubwo nose buriya nk'icyo kintu wenda ndiko uri gukomeza gukomozaho, bajya bavuga ngo ijya kuri shehera ku rugo. Yes, sibyo? Kandi support ya mbere buriya n'urubyiruko rwinshi rufite muri iyi minsi nuko nta support yo mu rugo, nta support y'abantu ba hafi nta iri kuboneka. Niyo mpamvu uri kubona nyine urubyiruko rwinshi ruri ku ibintu rurimo bitari kugenda neza. Urumva, urambwira gute kono indirimbo yakorewe Musanze igeze muri Kenya, nizo nimbaraga ziba zayijyanye, ntago iyo ndirimbo igenda ngo uhite yidumbukizayo, sibyo? Cyangwa igiye muri Jamaica, ese izo mbaraga hano Musanze ikintu kirarenga kikagera i Kigali, kikambuka kikajya i Bugande, kikambuka kikajya muri Kenya. Hano i Musanze, hano mu Bereshi wandura Nyamagumba, hano mu Bereshi uwo muziki uwo muntu ntiwamunyuzeho. Ubwo nukora igitaramo uratekereza ko umuntu azava muri Kenya aze
ko nta mu bujya gukora ibitaramo sibyo ari nabo ba Radiant Weasel nabo ntago kugira ngo nyine abone ubushobozi bwo kujya gukora igitaramo hano nk'ariya rimwe na rimwe biragorana cyane, ahubwo ni nk'ibi nyine usanga umuhanzi yakoreye umuziki hano ashaka kujya gukora promotion i Kigali, ashaka ko igihugu cyose kimwumvira rimwe, kandi iwabo muri quartier hari umuntu wicaye muri quartier y'iwabo utazi ko yasohoye indirimbo, umurenzeho ngo ugiye i Kigali gukora promotion, urumva kandi wa muntu niwe ugukorera promotion, wa muntu yumvisha igihangano cyawe niwe ugukorera promotion, sibyo? Sinzi nimba icyo kintu turi kucyumvikanaho, gusa nyine ngemba mbona icyo urimo uravuga cyo zidashoboka. Icyo urimo uravuga cyo ko umuhanzi w'Umusanze yakora igihangano Musanze akajya gukora promotion i Kigali taririmo, kubera ko platform ziri big za kugeza ku gihugu cyose urazisanga i Kigali. Hano Musanze ushobora gufata igihangano cyawe ukagipromotinga ku maradiyo y'i Musanze, ugasanga nta na 5% bigeze bacyumva, ariko i Kigali ushobora kujya no ku maradiyo nk'3 gusa y'i Kigali, wagize amahirwe ukayabona, ukahava byibura nka miliyoni nk'esheshatu. Urugero ndagira ngo wenda uze kumpereza urugero rw'uwabikoze yarangiza agakora ibitangaza hano mu mujyi wa Musanze, kuko bajyayo abantu twavuga bagerageje kujyayo. Meiro yagiyeyo, Kremi yagiyeyo, na Fizo Mason we n'abamuraga cyane kuri M Empire Emirene, ariko radio Fizo Mason. Yes, nanone iyo ugiye gushyira kwijanisha n'abandi bahanzi bahari, usanga byibura abo bahanzi amazina yabo ariyo yagerageje kuba yazamuka akamenyekana kubera ko bagiye i Kigali. Yes, buriya se ubu uza ahantu umwana bita Vex, ubu ngubu uza ahantu ari gukine abari kumuplayingira, ariko nyine Vex uretse abantu bari muri uruganda rwa entertainment bamuzi, biragoye ko babona nk'umuturage nka hano. Ariko nawe aho ngaho i Kigali yarahageze, bose barahagera n'ubundi tu. Ariko ni ikibazo cy'igihe nyine biba bigomba gukora. Okay, kujyayo ntago ari bibi, ariko bimara iki nyine iyo byakozwe? Icyo bimara kuko abo bose uri kuvuga concert zabo bose nzijyamo, mpita ndeba nyine umuturage hitabiriwe kangahe ku ijana, kandi si televiziyo y'u Rwanda uvuze na yarama channel yandi y'i Kigali. Mpita ndeba nkavuga nti se kera ku gihe cyanyu ibyo byose nta byari bihari, ariko byari bihari igihe cyacu. Za studio zari zihari, na flash zarakoraga cyane. Chaka icyo gihe nyine impamvu radio Musanze yari ifite imbaraga, isi turimo yari igikunze radio. Usanga umuntu ashobora kumva radio kuva mu gitondo akibyuka akageza ninjoro. Umuntu uri mu iduka uri gucuruza afite radio ari kumva itava ku gutwi. Ubu rero isi yarahindutse, isi yabaye digital cyane, usanga abantu bakorera online. Usanga abantu bakorera online cyane ubu ngubu, biri mu bintu nyine bituma bigenda aho abahanzi bungukira bisigaye bigoye kugira ngo uhamenye. Ahantu nkeka ko umuhanzi yagaruriza ahambere agomba kubanza akicara kiga isoko ariho ngo niri isoko ryo riho za audio market, za Spotify, riho za YouTube, na ahantu henshi yacururiza bakabona ibihangano. Ibitaramo bisigaye bibaho ubu ngubu ni ibitaramo bisigaye biri ku rwego rwo hejuru, ubwabo badashobora kwitegurira. Badashobora kwitegurira n'ikibaye kugira ngo ugitumirwemo, bisaba ngo ube hari ibikorwa bidasanzwe biremereye ugiye guha abantu. Kuko mbere mu gihe cyacu byaranashobokaga ko umuntu yagukunda adakunze igihangano cyawe,
ahubwo kubera ko yo kumvise kuri radio ko radio cyari ikintu kigitinyitse kiragiye umuntu akumva kuri radio akumva kuri umuntu udasanzwe ariko ubu ngubu abantu benshi barafungutse kubera kwirirwa ku mbuga nkoranyambaga amenya ngo Eminem yakoze igihangano kimeze gutya byamusabye imbaraga zingana gutya kugira gikore public iri kucyumva ku kigero kingana ugasanga utwo detaye twose utuntu dutoya dutuma na cya gihangano kitagakwiye kuba kiza abantu bagishamadukira rero hano utabyutse nawe ngo ugende wegere abo bantu bafite izo mbaraga bagufasha gukonvenka ya public byakugora kugira ngo uzasange hari intambwe wateye nyeka ko ariyo mpamvu abahanzi babyuka bakava hano bakajya na Kigali no kugira ngo byibura bapushinge barebe niba amazina yabo yazamuka akageraho yabasha gukompeta nayo yandi niba ari muri ibyo bitaramo batumirwe niba sohoye indirimbo kuri YouTube abantu birukanyire bayirebe nyeka ko ari cyo kibapushinga kuba babikora gusa dutangiye okay nibyo gusa ikintu ntari gushaka kumva nyine ni uburyo umuntu ajya gukorera promotion nk'i Kigali kandi atabasha kujya gutegura igitaramo iryo soko ry'i Kigali aho hantu yagiye gukorera promotion niba atabasha kuhategurira igitaramo yagitegurira hahandi atakoreye promotion hari abantu nyine hahandi aturuka yakoreye umuziki akabura abantu ngende kugira ngo umhurize uburyo urukumva ubwo muhanzi azasarurira hehe nimba ndi umunyamusanze nkoreye umuziki Musanze ndawuteruye ngiye Kigali gukora promotion sinshobora kujya gukora igitaramo mu Kigali hano Musanze naturutse nahakorera igitaramo nkabura abantu kuko niho wenda mfitiye ubwo bushobozi urumva icyo nakagombye kubanza cya mbere ari iki ariko realite y'Musanze nawe urayizi yego Musanze yimazemo igihe kirekire realite yawe urayizi yego noneho mbwira platform iri Musanze wavuga nawe warekomanda nk'umuhanzi ukamubwira uti promotion yawe yikore kuri platform icyo nacyo kiri mu bimwe mu bibazo nyine twakomeje kuvuga urumva platform ziraza iyo zije n'abahanzi b'ubwabo ntibazigira izabo amaradiyo yarahari n'abahanzi b'ubwabo manze nta makuru batanga urumva ubundi abahanzi binahangira ngo bafite amakuru bafite ibyo bavugwaho n'amakuru content zaboneka ahubwo ku kintu urimo uravuga bigiye kugaruka nsanga ari wowe kunengwa ko ufite ubushobozi bwo kuba washinga platform ifasha abo bahanzi b'Musanze kuba bamenyekana ariko nawe ntago uyikora ya platform ibihari platform ngiye n'abandi bagenzi bawe nanjye ubwanjye uwanenga ntago nabyanga ko ushobora kuba wenda hari aho na mbere nkiri no mu muziki ibihangano by'abanzi Musanze narabijyanaga nkabigeza kuri Radio Salus bikaza muri top 10 na top 20 yo kuri Salus urumva nanjye ndaza nkinenga ko wenda umuziki nabaye nk'ugiye ku ruhande aribyo ntakoze ariko ntago twanenga umuhanzi ko umuhanzi we arakora ashaka kugira ngo izina nta kindi ashaka izina ryanjye nirigera kuri iyi level ndatangira kubonamo inyungu ndatumirwa mu kwita izina akarere nigakora ikintu gikeneye ko umuhanzi aza guperforminga ninjye bari butekere isoko ryo ntaryo isoko ntaryo icyo rero nacyo kiri muri bimwe gusa njyewe nkeka yuko abantu mu gihe bari gukora nk'uko nyine twakomeje kubivugaho urumva ikibazo ni rusange ntabwo ikibazo ari cyo ntabwo ari cy'uruhande rumwe kuko n'iryo soko wa mugani turi kuvuga nta n'irihari isoko ntaryo ariko isoko demo showbiz igenda ibaho isoko riri creating ntago umuntu wakoze kano gakombe aka gakombe gutya yagakoze nta soko ryako yari afite ariko nyuma yo gukora isoko ahita ajyana product nyuma yo gukora iyi product ahita ayijyana akajya kwishakira isoko reka rero ahubwo dukore turebe ko ibyo turi gukora tubishakira isoko kandi ikindi
twirinde kwipasa muremure. Leta ndahamye neza ntashidikanya ko umuhanzi runaka akoze indirimbo tuvuge Mail, nimba ngiye nshobora kuyishyira kuri stade wenda ikarebwa n'abantu 200, sibyo? Abantu 200 wenda link igafungurwa n'abantu 50 n'urugero. Mbikoze nk'ibyanjye undi akabikora nk'ibyawe muri showbiz hano, uvuze ati inama ngo zijya ziterana hakaboneka abantu 150 bose bari mu muziki, abo bantu bubwabo biba bishoboka yuko ba creating a jump bakavuga ati wenda n'urugero wenda Rugamba Logan yasohoye indirimbo, twese tugashyiramo imbaraga nka tugakora isoko ry'icyo kintu. Icyo kintu si gishoboka? Ndabyumva. Ku mugani we ntago wamugana abantu ba programye kuba ibyo bintu babikora, ariko ni inzira nziza yagaragaza ubufatanye no kugira ngo kuko harimo gukora bishoboka Uzi impamvu nta musazi usarira mu cyaro? Nuko wa mugani wane bigoye kujya mu cyaro ngo asanga umusazi. Nuko ababona abantu bose batuje bacecetse akabona ntabwo ari kuri level imwe nabo. Iyo ageze mu mujyi abona abantu bose ari garuka n'ibiguruko, agahita avuga ati nahageze nabagezemo, ni bagenzi banjye nahageze. Rero n'abahanzi bacu impamvu barwanira kujya i Kigali nuko ariho hari abasazi bagenzi babo niho bari. Indirimbo zirasohoka buri munsi, amaradiyo arakira arahostinga abahanzi buri munsi batandukanye, buri cyumweru hari igitaramo gikomeye bafite inyota zo kujyamo. Niyo mpamvu nabariho bajya. Ariko ari ikintu umuvandimwe abajije avuze ati se ko Bruce Melody nyine nawe yafashe indege akajya gukora promotion hanze, yavuye yakoze ibitaramo nka bingahe, none bano bahanzi bacu bahaguruka bakajya i Kigali. Muri Kigali haberamo ibitaramo buri cyumweru, ntiwaburamo igitaramo. Reka wenda tureke kuvuga ngo ni igitaramo cyabo, ni ibihe bitaramo bingahe bitabira muri Kigali cyane nabo birangira ari ukuvuga ngo bagiyeyo gusa, bagiye kuri ayo maradiyo n'amateleviziyo bikarangirira aho ngaho. Abenshi birangirira kurya ifoto. Abenshi ni bose. Nta muhanzi n'umwe, sinzi nimba ari bose gusa ntawe ndabona wagiye mu gitaramo i Kigali. Kubera ko ntawe turabona wakigiyemo tukaba tudafite amakuru neza, reka tuvuge ko ari abenshi. Abenshi. Ikintu mbona nyuma yuko bageze muri Kigali wa mugani ese Bruce Melody nimba avuye iyo ngiyo hose kaza n'ubundi akaza agashaka ba TikTok mu Rwanda kongera urumva agakomeza nyine kuko yagiye gukora promotion hanze, akoze ibitaramo, aragarutse, araje n'ubundi akomeje promotion mu gihugu. Abenshi bajya i Kigali bakavayo nyine iyo foto twababonye ko bahageze, ariko still n'ubundi ugasanga bahise bastopinga nyine umushinga uburangiye aho ngaho. Indirimbo kujya i Kigali biba bisa nkaho bayitwikiye, akavuga ati birarangiye cyangwa se birahagije. Ubundi reba n'ikintu niwe muhanzi w'Umusanze tuzi ubundi ufite manager Clement ndabyemera. Undi ufite manager twavuga uti uyu ku buryo wavuga uti niba nkeneye nka Mail ndamubaza nde Mail ntago manager we muze nawe nzi. Icyo ni ikibazo. Management bundi muri kariyeri ni ikintu gikomeye cyane, niyo ibikwiye kumenya ibintu byinshi. Umuhanzi we uretse kuba yakora indirimbo wenda akamenya ati ndagigeza hanaha, hari ibindi bintu byinshi aba adashoboye kwikorera, kandi ibyo bintu nibyo biza kuganisha kuri wa mwanzuro w'ibyo turi gushakiramo ikibazo. Ni hatari ni ukwirera, ni ukwirera kabisa. utabasha kwibonera.
ni ukuvuga ngo umuhanzi udafite management ameze nk'imfubyi nk'uko Alpha ari kubivuga urumva nyine biba bisa nk'aho ari ukwirera kandi manager aba afite ijisho manager areba wowe ibyo utabasha kubona exactly yes akakugena gusa nyine n'abandi hari n'abatekereza ko manager aza akazana amafaranga mu muziki niko abenshi niko kandi manager noje kumanaginga ibyo ufite nta manager aza ngo aje kuguhereza amafaranga ngo kora afite kubarusha kuganira uburyo uganira n'abana nabo mukeneye nabo ukeneye cyawe nabyo ubwabyo manager abagomba kubimenya detanga dufite nuza ivuga dufite kandi gace kaba muri kino kiganiro uko ubyumva ndakubaza ukavuga uko ubyumva nta busobanuro ni izina cyangwa ni yego cyangwa ni hoya nta busobanuro detanga muri muziki wa Musanze ubona ari inde washoramo amafaranga yawe akaba yayagaruza Mairo muri muziki wa Musanze mu baririmbyi apana barapera niho muririmbyi wandika akaririmba ukumva nawe ubwawe ewane kavuga ati uyu mwana kabisa Franke muri muziki wa Musanze ububona wowe ubwawe ku giti cyawe hagati y'umuhanzi n'itangazamakuru n'umuturage ari he hagomba gushyirwamo imbaraga kugira ngo irwa ruganda twari turi kuvuga rube rwabaho mu bahanzi muri uyu muziki wa Musanze ufite ubushobozi bwo kuvuga ati wa muhanzi we va muri uyu muziki uri kuwuzambye ari nde wakuramo ntawe ububona bose okay nshuti bakunzi ba MSA Plus Frank tuzongera dukorana ikindi kiganiro kubera ko ntago hari byinshi tutigeze twumvikanaho kandi dukeneye kugira ngo twongere dusubiremo turebe uburyo tubishyira ku murongo nta kibazo ndahari igihe cyose uzagenera kandi wakoze ndagira ngo mbere ko ngusezera uri umuntu mukuru ufite experience muri uyu muziki ndagira ngo kamera zose aba ariwe zirebaho ugire nuza uhereza abahanzi bacu bimusanze inama okay murakoze cyambere mbanze nshimire MSI Plus ifite izina ryiza ni Musanze Plus izina ryiza cyane kabisa iyi platform Imana izayifashe izamuka igere kure ko hari byinshi izafasha industry icyo ndi buvuge se ubwo niki gira inama babahereze babwira ati bagira inama nk'uko ubona nyine amakosa icyambere ndi bubabwire ni guca bugufi ntibazumve ko ari abahanzi abantu bose babwira ngo nkunda ibihangano byawe bumve ko babaye abantu bari hejuru bace bugufi umuto y'umukuru bose babasha kububaha ikindi kandi amenye ngo ikibuga ndi gukiniramo kimeze gute ndakora iki kugira ngo igihangano cyanjye kibashe kugera kure ntibasinzire baryame bakoresha ubwonko mpaka bageze ku nzozi zabo ko ndabizi neza ko iyo umuntu akoze cyane agera ku cyo ashaka izo niyo nama numva nabaha Detank ndagushimiye ariko nkumbuye kari akantu ko muri Detank House nshaka muri iyi minsi Alpha episode ya kabiri tuzayikorere muri Detank House nta kibazo bose batanga ibitekerezo abajene baguha ibitekerezo turabashimiye mwakoze nukuri reka mbabwize ukuri umusapotinge abahanzi b'iwacu umuntu uwo ari we wese yumve ko umuhanzi w'iwabo nawe akeneye kugira urwego ava hakageraho ibintu mukorera abahanzi ntago bihagije mwongeremo imbaraga ibitaramo byabo n'ujya ubona umwana w'igwanyu muri quartier ukuvuga ngo
umwana w'iwanyu muri quartier n'ujya ubona yateguye igitaramo ujye wumva ko ugomba kujya kumusapotinga. Quartier mvuga ni uyu mujyi wacu wa Musanze. Dutanga ryoshye ni Gahora mwitamo. Turabashimiye, supportinga, kora subscribe aho ngaho kugira ngo ujye ubona notification. Ndashimira abantu mwese mwadufashije muri tekinike kugira ngo kino kiganiro kibashe kubaho. Ndashimira Dani, ndashimira Guci, ndashimira Damour. Mwakoze nawe ubutaha. Ciao.